ubwo agiye ntabwo tuzamwanga yego tuzakomeza tumukunde muzakomeza mumukunde ibitekerezo byacu n'ubundi bizahora ari bya bindi tuzaba tuzi ko ari pasiteri wacu yego jye nubwo ndi umuraperi sibyabura shumi umukoboyi wacu Imana imwakire ryoherwa hanyuma dukomeze turyoherwe twese dusangire sibyo na Bibiliya turazifite tujya tuzisoma ariko nyine turagira ngo mujye mudufasha yego ntabwo tuba dukeneye ubufasha bukaze kuko n'ubuyobozi burabizi ko tuba turi hariya ariko nanone umuntu uzagufasha atarengezeho isengesho burya nta kintu aba aguhaye. Ikaze kuri wowe ukurikiranye DNA Ministries, televiziyo imwe rukumbi ikugezaho amakuru meza kandi akugereraho ku gihe. Ahangaha duherereye ni Nyabugogo mu mujyi wa Kigali. Aha Nyabugogo icyahatuzanye ntabwo ari ikindi, ni ibintu bikeya ariko nanone byiza. Dufite ubutumwa bwa Bishop Dr. Habineza Jean Claude. Yatwohereje kuhamubera kubera yuko ari mu gihugu cy'amahanga, ariko kubera agahinda kamushenguye umutima, kubera ibyo mumaze akanya gatoya mumenye bya Pasiteri Theogene kuba yarangije kutuvamo cyangwa kuba yarangije kuva mu mubiri. Uyu munsi rero ati abana yakomezaga kwitaho umunsi ku wundi, yakomezaga kuganiriza, yasubizagamo intege, tubegere dusangire nabo, tuganire nabo. Ariyo mpamvu mwabonye twafashe urugendo kugira ngo tuze tubagezeho ayo makuru, ndetse tubereke abana barabivugaho iki, ese uno munsi bafite akahe gahinda, kugira ngo namwe mukomeze mugende mumenya amakuru amwe namwe mutari muzi ku bya Pastor Theogene. So rero ahangaha turimo kwerekeza naho abo bana batuye. Imbere yanjye hariya hari profete, turi kumwe na profete Moses, niwe turimo kugendana tujya kureba abo bana kugira ngo tubaganirize, twumve uyu munsi baratekereza iki, ese agahinda kabagejeje hehe, kubera yuko igihugu gifite icyuho cyahuye n'icyuho gikomeye, kandi tuzi neza ko bizagorana kugira ngo abantu bamwe na bamwe bakomeze bagenda babyakira. Ikaze rero dukomezanye urugendo, kandi turagenda tubereka buri kimwe cyose na buri nzira yose turi bukomeze kugenda ducamo. Ikaze.
zamura muri zamuye aba naba pampa ese muri abakomanda nase mumeze mutemani bimeze bite se sari twabasuye rero twaje hano njyewe nitwa Frank wowe witwa nase kutadusuje ngwino nta kibazo twabasuye hano muzi impamvu twabasuye muza twicarire hano ngwino mukwereke ngwino tumukwereke nta kibazo ngwino tumukwereke urabona yapfuye oya dore yaguye mu modoka yibonye ndabona ni mu modoka naze tumumwereke nta kibazo ndabona no yaguye mu modoka kandi imodoka yamuguye hejuru yapfiriye Kampala mwamubonye noneho biragutera agahinda uziko yazaga kuturebanga kanze mukwereke mu modoka araje avereke murabona rero yari umupampe wanyu sibyo yari umupampe wanyu imodoka yari imaze kumuca reba imodoka y'ukuntu yabaye urabona ukuntu imodoka yabaye niyo yashwanyaguritse yari ari Uganda umubonye geramo ukura no gusanga amubonye ndongo uriye mwabibonye rero ntabwo kuba yagiye byari bibe byiza twicaye ntituze kubareba niyo mpamvu twaje kubareba kugira ngo tubahumurize kandi tubahe pole kuba inshuti yanyu yitabye Imana ariko yatashye neza sibyo yatashye neza kandi namwe amasengesho yanyu arakenewe musengere kandi yarabakundaga cyane kandi naho atari hari abandi bazakomeza kubitaho sibyo yaje Nyamagabe kusura kubasura Imana imuhiruko ndagafite se shuti yanjye ariko hano mfite tundi twibe twinshi dore nkangaha yego subwibuka se turababaye yabahaga ubuhe bufasha yatugaburiraga yatwambikaga buri kimwe cyose yarazaga mukaganira sibyo turamukunda akabasigira ubutumwa bwiza bw'ijambo tumukunde kandi ubuzima bwahinduka sibyo nubwo agiye ntabwo tuzamwanga tuzakomeza tumukunde muzakomeza mumukunde ibitekerezo byacu n'ubundi bizahora ari bya bindi tuzi ko ari pasiteri wacu yego turamukunda wagiye hose nakubuze je nubwo ndi umuraperi sibyabura shumi mukoboyi wacu Imana imwakire wowe uzi gusenga ngwino hano yarazaga akabigisha gusenga sibyo ngaho musengere nk'umuntu witabye Imana senga Mana yacu kuko ari umucunguzi wacu umwakire mu ijuru kuko ari umucunguzi wacu umufate nk'abawe umukore mu gitabo kibi mushyire mu gitabo cyiza amen urakoze cyane dusengeye neza kandi Imana imuhe umugisha ndagira ngo profete kuganira n'aba bana muri ibi biganiro turimo gukorana n'aba bana ni iki kintu ushobora kubwira abantu badukurikiye uyu munsi ku bijyanye n'aba bana bacu bagize agahinda gakabije kuba babuze inshuti yabo ese ni iki kintu witeguye kuba wabwira abanyarwanda muri rusange bakurikiye DNI Ministries? Biragoye cyane ariko izi ni imbamutima ziri mu bana kandi bo ku muhanda urabona bo babaye kuruta n'abandi turi kura kuri social media kuko hari n'abandi bagize gutanga ibiganiro barirukanga baravuga niho ya ntacyo dufite cyo kuvuga babaye ngo ugira neza ntabwo agirira neza bamwe habwo agirira neza abantu bose
bigaragara ko aba bana babanaga na Theogene ku bw'umwihariko ukomeye cyane kuko turi ahantu n'abadukurikiranye mwese ahangaha duhagaze ntabwo yabajyanaga muri resitora n'ahandi yabazaniraga icyo kurya ahangaha bagasangira hano turi aha bigaragaza ko ari umuntu wacaga bugufi aho kugira ngo abajyane mu mashato n'ahandi yazaga ahandi kuri tere abakozi b'Imana bakwiriye gukora neza apana mu nsengero ahubwo tujye kuri tere aho bikenewe kuko hari abantu bababaye abana barababaye abasore abakobwa hari ababyariye hano abafite uduhinja hano barimo baramesa kujya kameramani ndakeka yabifashe hari ibintu bituma umuntu yongera kwisuzuma akisubiraho akiga gukora neza kuko gukora neza ni none ariko iyo umuntu apfuye bigenda bimuherekeje turasaba yuko rero umuntu wese witwa umukozi w'Imana umwana w'Imana ko ufite umutima wa kimuntu ufite ubumuntu muri we yagira ikintu yazajya afasha haba abana haba n'abandi ariko iyo umuntu akoze navuze ikiganiro cya kare ko mu ijoro ari ibitabo bibiri icy'imirimo n'ubugingo Theogene ku bijyanye n'imirimo hano turi hari imirimo rwose yanditswe kandi abahamya barahari buryo wakoreye umuntu ikintu aragihamya yego urakoze cyane ninde mwana waba uri ahangaha waba ufite ikindi kintu ashaka kuvuga kuri Pastor Theogene wowe nta kintu wumva ushaka kuvuga kuri Pastor Theogene Jewe iwacu hano hari ufite icyo ashaka kuvuga iwanyu ni Butare ariko ntabwo twifashije ese mwagira icyo mufasha kugira ngo ngere iwacu wowe icyo ushaka uno munsi ni itike ikugeza mu rugo yego ugataha urashaka gutaha ryari kugira ngo ugere iwanyu kuwa gatanu itike izakugeza mu rugo turayikwemereye tuzaguha itike ikugeza mu rugo tunakuherekeze tukugezeyo nubishaka ko tuguherekeza tukugezeyo ujye kureba n'umwana wawe si watubwiye ko ari mu cyaro ntabwo ari mu cyaro iwacu baramwibye we papa we yaramwibye hanyuma wowe ni ikihe cyifuzo ufite njye ni ukumusengera akagira urugo ridashira natwe mugasigara muduhumuriza natwe tuzasigara dusenga ko ibyo biba wowe ntabwo ushaka gutaha ndabishaka njyewe mu rugo ni hehe ni Muhanga kuwa gatanu mwese tubacyuye tukanabaherekeza tukabageza mu rugo kereka bibaye ngombwa yuko mwamfata kuwa kabiri kuwa kabiri nibwo wataha urashaka gutaha kuwa kabiri nibwo nzataha ukajya mu rugo nawe nta kibazo kuba twagushakira itike tukagucyura ukagera mu rugo hano hari undi mupampe mujama ushaka kugira icyo avuga nawe uvuga nta kintu tubwire byatubabaje nyine ariko yari umuntu mwiza twajyaga dukunda kumukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ibyigisho bye byose twabyumvaga n'ukuntu yabaye mu bana baba mu muhanda ariko ntagira iruhuko ridashira ni iki kintu no munsi wamuvugaho kindi kitari icyo ngicyo ese ni irihe sengesho ushobora kumusengera nk'umuntu wakwigishije gusenga nk'umuntu wumvaga ko uri inshuti ye kubera yuko uri mu buzima nk'ubwo yaciyemo oya njye ntabwo mbubamo njye nuko bana nyine nkunda kubuza kubatemberera inshuti yabo ariko nkora amana mu igaraje nayaga nkunda nyine kumukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ibyigisho byiwe wowe nk'inshuti y'aba bana ni iki kintu wenda wavuga ku mitima yabo uyu munsi uko bareba barababaye ariko nta kundi n'ibihangane hari igihe haza undi umutera ingabo mu bitugu none muze dukora kase mwihagurukire bakunzi bacu rero ba DNI Ministries ndagira ngo mwumvishije imbamutima z'aba bana mwumvishije agahinda bafite uyu munsi ukuntu aba bana bakomeje kubabara kandi bababazwa n'ukuri barababazwa n'ukuri kuko uwari umunyakuri kuri bo uyu munsi
yitahiye. Ariko n'ubundi hari abandi bakiri abagira neza benshi kandi bagomba gukomeza aho yagejeje bagakomerezaho, kuko abakora imirimo myiza bo baracyahari. Niyo mpamvu dukomeje kukurarikira wowe ukomeje gukurikirana D&I Ministries, komeza kudukurikira kugira ngo ukomeze urebe byinshi imbamutima z'abantu batandukanye bavuga kuri Pastor Theogene. Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Murakoze kandi dukomeze dukurikirane umunsi ku wundi. Amanda yabigishije gusenga. kuko hari abatashoboye kwambuka uyu munsi urukundo rwawe utanze ku mwana wawe w'icyogeye kugira ngo tugire niyo mpamvu tugiye tugiye kwigira neza, tugiye kugira urukundo rwa bagenzi bacu bana, kandi ifunguro tugiye kubona tunyure tugere ku mutima, kandi bigusabye nizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Arakoze cyane furu kudusengera. Rero mwese muryoherwe, ngwino hano. Umuyobozi arashaka kujya kure yanjye kandi simbishaka. Mwese muryoherwe, ariko ngo ntabwo barimo kubona urusenda. Hari abantu bakeneye agasenda. Hamwe bona peti mwese. Ryoherwa. Hanyuma dukomeze turyoherwe twese. Dusangire, sibyo? Agasogo karyoshye. Muri bukumva gute? Byabyo biraryoshye wa? None se muzatuzanira undi muntu bazo uzaza kudusanga yasobera kandi ariyo mpamvu ubona profete yaje twamuzanye ko mu cyumweru kimwe twagira ariko nyine twagira ngo tumenye niba inshuti yacu twaba twamubuze, si nta wundi muntu ushobora kumusimbura, twabona uzajya uduhumuriza akadufasha. N'ubundi numva ko kubyakira ni ibintu bizadukomera, ariko tuzabyakira kuko n'ubundi hari igihe kizagera duhure nawe, kandi kuko twizera yuko Imana izamuzuka. kuko niba umwana w'Imana yarapfuye akazuka, nta muntu ugira neza cyangwa se umuntu ugira urukundo n'imbabazi we ataboneka ku muzuko. Rero twifuzaga yuko niba koko mwadufasha, nubwo tugirirwa nabi ariko twizera ko Imana iba, kugira ngo turamukwe kuri uyu munsi ni ukubera Imana. Twagira ngo niba hari umuntu mwamufite basi ageza n'ayo masengesho tuba tuyakeneye, kuko ntabwo twahura n'ibibi nk'ibyiza byo tubibura. Kuko n'ubundi no muri Bibiliya handitse yuko ababoroga cyane nibo bazishima bitewe n'uko na Bibiliya turazifite tujya tuzisoma, ariko nyine turagira ngo mujye mudufasha. Yego ntabwo tuba dukeneye ubufasha bukaze, kuko n'ubuyobozi burabizi ko tuba turi hariya, ariko nanone umuntu uzagufasha atarengezeho isengesho burya nta kintu aba aguhaye. Kuko kuvuga ngo mpaye icyo kurya ushobora kukima ari urwango mfitiye washyizemo ibindi bintu, ariko nyine ushobora no kukima ari n'urukundo mbere rwo kuntu ubona aho bapfuye uhasubize kandi bakubiye. Bagushima Mana yacu, yakoze. Amen. Nakoze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, kandi turabakunda, kandi tuzakomeza kuza kubasura. Sibyo? Mwagize neza. Namwe kandi musigarana amahoro y'Imana. Sawa sawa. Imana ibahe umugisha.